Hello everyone. We are so happy to meet once again in order to share the word of God. Allow me to pray before we continue. Dear Lord, we thank you tonight. Once again, you have allowed us to meet in order to share your word. So that we can receive the wisdom from the Bible. Through the Bible we can learn the wisdom to make us righteous. And by receiving the true salvation we become your children. From then on you lead our life. So allow all viewers tonight also to receive this word of God. We pray in the name of Jesus. Amen. Okay, thank you. We are going to read the book of Galatians chapter 4. Tonight we read from verse 1 through verse 8. Please open the book of Galatians chapter 4 from verse 1 through verse 8. So if you are there, I will read. Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, though he is master of all. But is under guardians and stewards until the time appointed by the Father. Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. But when the fullness of the time had come, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law. To redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Therefore, you are no longer a slave but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. But then, indeed, when you did not know God, you served those which by nature are not God's. Yes, we have read up to verse 8. We are so thankful to God who loved us. As we read the Bible, we can see the heart of God. And the heart of God is full of love. That's why God wrote the Bible for us to know his love. Before we receive salvation, we are wandering in the world, asking ourselves if God really exists. Because once you are a sinner, the Bible says that there is no peace to those who are still sinners. In order to understand the love of God, you have to receive the forgiveness of sin. Otherwise, you live trying to work by yourself. And the result of your working is only condemnation. But what does the Bible say? When you read the book of 1 Thessalonians, you can see how one becomes a child of God. The first epistle of Paul
the Apostle to the Thessalonians chapter 1. urwandiko rwa mbere Pawulo intumwa yandikiye Abetesalonike igice cya mbere. Please open that page and we read verse 5 and we jump to verse 9. Ndabasabye mufungura aho ngaho dusoma umurongo wa 7 dusimbuke dusome wa 9. 1 Thessalonians chapter 1 verse 5 says, Abetesalonike ba mbere igice cya mbere aravuga ngo, For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit, and in much assurance, as you know what kind of men we were among you for your sake. kutumwa twahawe utabageze ari amagambo gusa ahubwo bageze bafite n'imbaraga n'umwuka wera no kubemeza mudashidikanya namwe ubwanyu muzi ko twameraga muri mwe ku bwanyu. And verse 9 says, For they themselves declare concerning us that manner of entry we had to you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. ubwo bajya bavuga uburyo twabasuye no kumahindukira Imana mwimuye ibigirwamana ngo umuntu uko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho. Yes, for one to receive the childhood from God, kugira ngo umuntu yakire uburenganzira bwo kuba umwana w'Imana, actually he must or she must listen to the gospel. aba agomba kumva ubutumwa bwiza. Some people, they think the gospel is just words. abantu batekereza ko ubutumwa bwiza ari amagambo gusa. Whenever we preach the gospel, uko tubwirije ubutumwa bwiza, people think if we just believe in that gospel, we can just come sin free. abantu batekereza ngo turamutse twizeye ubutumwa bwiza byatuma twikorera ibyo twishakiye. Because the gospel of Christ talks about the forgiveness of sins. kubera ko ubutumwa bwiza bwa Kristo buvuga ku mbabazi z'ibyaha. How a man who was born as a sinner becomes righteous. uburyo umuntu avutse ari umunyacyaha yaba umukiranutsi, Not by his works, bidakozwe n'imirimo ye, but by the works which were done by Jesus. kubw'imirimo yakozwe na Yesu. So when one listens to this gospel, iyo umuntu rero yumvise ubutumwa bwiza, they think this is heresy. baratekereza bati ibi ngibi ni ubuyobe. But actually, it's because they mix the word of God with their thoughts. nyuma burya impamvu nuko bavanga ijambo ry'Imana n'ibitekerezo byabo, And they despise the power of God. ndetse basuzugura imbaraga z'Imana. Think about this. tekereza kuri iki. When a human being beget a child, iyo umuntu abyaye umwana, they prepare beforehand that newborn. bitegura wa mwana mbere y'igihe. Yesterday I visited one family which got the new baby. umunsi w'ejo nasuye umuryango umwe wibarutse umwana. Actually, before they receive that new baby, they have to prepare a lot. mbere yuko bibaruka uwo mwana bagomba kwitegura ibintu byinshi. They prepare for him the clothes. bamutegurira imyambaro, They prepare him the food. bakamutegurira amafunguro. Of course, when a child is born, he doesn't immediately eat. wa mwana yakivuka ku kanya ntahera ko arya. But actually, the mother eats for him or her. nyina aramurira arya mu cyimbo cye. And this newborn, also through breastfeeding, they can also eat in that way. icyo gihe rero izo mpinja nazo zirya binyuze mu konka mu mashereka. So this is how human being prepare for the newborn. uku niko umuntu yitegura umwana w'uruhinja. Even after this newborn is grown up, na nyuma wa mwana amaze gukora, they don't just leave him or her. ntabwo bapfa kumutererana gusa, They continuously look after him or her. bakomeza kumwitaho, They take them to the school. bajyana mu ishuri. After maybe kindergarten, they take them in the primary school. nyuma y'ikiburamwaka bakabajyana no mu mashuri abanza. After primary school, they take them in the secondary school. nyuma y'amashuri abanza bakabajyana mu mashuri yisumbuye, They pay for their university studies bakishyurira amasomo ya kaminuza, until this child is able also to beget and to have his own family. bizi kuba mwana aba ashobora kubyara nawe ubwe akiyubakira umuryango we. This is how we people we do. uko niko abantu tubigenza. But what about God? ariko si Imana y'ibite. We say that receiving salvation is being born again. tugomba kwakira agakiza ari ukuvuka bwa kabiri. And you are born by whom? none ubyarwa nande? Actually, you are born by God. ubusanzwe ubyarwa n'Imana. So when you read this verse 5 in 1 Thessalonians chapter 1, iyo usomye umurongo wa 5 mu Batesalonike ba mbere igice cya mbere, the Bible says, For our gospel did not come to you in the word only. biravuga ngo
ko ubutumwa twahawe butabagezera amagambo gusa. Yes, you listen the word of God, Yumva ijambo ry'Imana, but it's not just the word. ariko si ijambo gusa. The Bible says this word comes in power Bibiliya ivuga ko iri jambo riza rifite imbaraga and in the Holy Spirit ndetse rifite n'umwuka wera and in much assurance. ndetse no kubemeza rwose. So once you receive this word as the word of God, Mu gihe wakirira ijambo rero nk'ijambo ry'Imana, this word changes you. rya jambo riraguhindura, You are a sinner, uri umunyacyaha, but after listening to the gospel, you become righteous. ariko nyuma yo kumva ubutumwa bwiza ukaba umukiranutsi. This is the power of the gospel. Izi ni imbaraga z'ubutumwa bwiza. And verse 9 says, Umurongo wa 9 baravuga ngo this has power to turn you from worshiping or serving idols to serve the living and true God. ufite imbaraga zo kubashoboza guhindukira mukareka ibigirwamana ngo mubone gukorera Imana nyakuri kandi baraho. So this is the gospel we preach. Rero ubu butumwa bwiza tubwiriza It's not a mere word, but it's the power of God. si amagambo ubugambo, ahubwo ni imbaraga z'Imana. Even when you read John chapter 1, dusubira muri Yohana igice cya mbere, John chapter 1 verse 12. Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. And verse 29, umurongo wa 29. the next day John saw Jesus coming toward him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. buke bwaho abona Yesu azahari aravuga ati ngo uyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yes, Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Yesu ni intama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi. In other words, mu yandi magambo, Jesus took the sins of the world. Yesu yakuyeho ibyaha by'isi. The day before yesterday, there's one guy who called me umunsi wo hirya y'ejo n'umwe wamamagaye and he asked me, do you also believe that Jesus took away sins? nuko arambaza ati sinawe wizera ko Yesu yakuyeho ibyaha byacu? I said yes. ndavuga nti yego. And I explained to him. nuko ndamusobanurira, Some people don't believe in the gospel which says that Jesus took away all of our sins. ni abantu benshi ntibizera ubutumwa bwiza buvuga ko Yesu yakuyeho ibyaha byacu. But why don't they believe in that gospel? ariko si iki gituma batizera ubwo butumwa bwiza. The reason is one. impamvu ni imwe, They try to understand how Jesus took away the sins, but they cannot understand. bagerageza gusobanukirwa uburyo Yesu yakuyeho ibyaha ariko nyamara ntibabisobanukirwa. Whenever they try to look around, they see people committing a lot of sin. uko barebye hirya no hino babona abantu bakora ibyaha byinshi. And when they check in their hearts also, they find that they have sin in their hearts. nibagenzuye imitima yabo bisanga bafite ibyaha mu mitima yabo. They still have jealousy, baba bagifite ishyari, they still have hatred, baba bagifite urwango, they still have lust. baba bafite kwifuza. And by seeing all those evil sins in them, they conclude Jesus did not take away the sins. Ushobora kubona ibyo byaha byose muri bo bakanzura ko Yesu atakuyeho ibyaha. But the Bible says here, ariko Bibiliya avuga ngo as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. abamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Actually, the name of Jesus means one who takes away the sin of his people. ubundi rero izina Yesu risobanura ngo ukuraho ibyaha by'abantu. That is written in Matthew chapter 1 verse 21. byanditswe muri Matayo igice cya 21. So, what people should understand, rero icyo abantu bakeneye kumva ni uko this is what I told this guy. ibintu byo nabwiye uyu musore, The way God took away the sin of the world is not the way we think. uburyo Imana yakuyeho ibyaha by'abari mu isi si bwo buryo twe tubitekereza. And that way is written in the book of Hebrews chapter 9 verse 26. kandi ubwo buryo bwanditswe mu Baheburayo igice 26. Yes, Hebrews chapter 9 verse 26. Abaheburayo igice cya 9:26. How did Jesus take away the sins of the world? ese ni gute Yesu yakuyeho ibyaha by'isi? It's through the way of offering. binyuze mu gitambo. He offered his body. yaritambye ubwe atamba umubiri we. By just sacrificing his body, he took away all the sins of the world. mu gutamba umubiri we yakuyeho ibyaha by'isi yose. So people who believe the word, they can accept that their sins are taken away. abantu bizera ijambo ry'Imana rero bashobora kwemera ko ibyaha byabo byakuweho. But those who don't believe in the gospel, ariko abatizera ubutumwa bwiza, those who think that it's just the word,
abatekereza ko ari amagambo gusa They don't accept this truth in their hearts. ntabwo bajya bemera ukuri mu mitima yabo. So all we need to understand is that the style of God or working style of Jesus is different from ours. icyo kintu gusobanukirwa nuko imikorere ya Yesu itandukanye n'iyacu. Even our thoughts are different from God's. Ibitekerezo byacu bitandukanye n'iby'Imana. That's why the way Jesus took away our sins is different from the way you think. impamvu buri wese yakuye ibyaha byacu bitandukanye n'ubwo utekereza. So those who believed in His name, rero abizeye izina rye they received the power, bahawe ubushobozi, they received the right to become the children of God. bahawe uburenganzira bwo kuba abana b'Imana. So today we read Galatians chapter 4. uyu munsi rero twasomye mu Galatiya ibice 4. In the book of Galatians chapter 4, we can see how God considered those who believed in the gospel. mu gitabo cy'Abagalatiya dushobora kubona uburyo Imana ifata abakira ubutumwa bwiza. So from verse 1, guhera ku murongo wa mbere let's go back in the book of Galatians chapter 4 from verse 1. dusubire mu Bagalatiya ibice 4 umurongo wa mbere. Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, though he is master of all. ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira icyo atandukaniraho n'imbata, ahubwo aba ari nyiri ibintu byose. A child who will be president or a king does not differ from a child who will be just a slave. umwana uzaba umwami cyangwa se umukuru w'igihugu ntabwo batandukanye n'umwana uzaba imbohe cyangwa se imfungwa. Once they are still just young or children, bakiri bato bakiri abana they are same. baba bameze kimwe, You cannot differentiate them. ntabwo ushobora kubatandukanya. But still, they are different in the future. ariko batandukanye mu gihe kiri imbere. So this is what the Bible is trying to tell us. ikiro nicyo Bibiliya iri kugerageza kutubwira. Because even if you check with your eyes, you cannot say this is the child of God, this is the child of Satan. ugenzura n'amaso yawe ntabwo ubasha kwemeza uti ni umwana w'Imana cyangwa se n'umwana wa Satani. But actually the Bible demonstrated the way you can differentiate people. ariko Bibiliya yagaragaje uburyo ushobora gutandukanya abo bantu. Because the children of God are righteous, kuko abana b'Imana n'abakiranutsi, but the children of Satan are sinners. ariko abana ba Satani n'abanyabyaha. Once you are still a sinner, iyo ukiri umunyacyaha you are not a child of God, but the child of Satan. uri umwana w'Imana ahubwo uri umwana wa Satani. Because God cannot beget a sinner. kuko Imana ntiyabyara umunyacyaha, Since God is the righteous, kuko Imana ari umukiranutsi. once He begets, also He begets righteous people. iyo ibyaye ibyara umukiranutsi. Anyways, when you check the children, you cannot differentiate them by your eyes. iyo ugenzuye abana rero ntabwo ushobora kubatandukanya n'amaso yawe. Because verse 2 says, but is under guardians and stewards until the time appointed by the Father. baravuga ngo ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. Even so, we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. natwe niko turi tukiri bato twari imbata dutegekwa n'amategeko ya mbere yahozeho mu isi. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. maze igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko. Yes. One day God sent us Jesus. umunsi Imana yatwoherereje Yesu. Jesus was born of a woman. Yesu yabyawe n'umugore. He put on the flesh of the body yambaye umubiri so that He can redeem us who were born with this body, with kugira ngo this flesh. acungure twebwe abavukanye umubiri. So Jesus was able to redeem you. rero Yesu yashoboye kugucungura. After this redemption, nyuma yo kugucungura the Bible says that there is the way to be adopted as the Son of God. Bibiliya ivuga ko hari uburyo ushobora kurerwa nk'umwana w'Imana. And once you receive this redemption, mu gihe wakiriye kugucungurwa, the Bible says in verse 7, biravuga mu murongo wa 7, verse 6, mubabarira ko mu murongo wa 6, and because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father.
kandi ko muri abana bayo nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu avuga ati Aba Data. So after we receive the forgiveness of sins, tumaze kwakira imbabazi z'ibyaha, after realizing that Jesus redeemed us, tumaze kumenya ko Yesu yaducunguye, we receive the Holy Spirit. twakira umwuka wera. And from then on can testify that we are the children of God. Ubwo dushobora guhamya ko turi abana b'Imana, Not just on mouth, bitari ku magambo gusa, but from the heart. ahubwo mu mitima. Some people, they say God is their father, Abantu bavuga ko Imana ari se, but their hearts deny, ariko imitima yabo ikabihakana, because their hearts tell them they are sinners. kubera ko imitima ibabwira ko ari abanyabyaha. And sometimes they say we are children of God, but we are sinners. Ikindi bakavuga ko ari abana b'Imana, ahubwo bakavuga ko ari abanyabyaha. The reason why these people, they didn't receive the Holy Spirit yet, Nicyo gituma abantu batakira umwuka wera, because the Holy Spirit cannot say that this is a sinner, or in him he is. Where the Holy Spirit is, he cannot say that this person is a sinner. kubera ko ari umwuka wera ntabwo bavuga ko umuntu ari umunyacyaha, Because the Holy Spirit is the one who gives us the boldness kubera ko umwuka wera niwo uduha ubushizi to bw'amanga testify that God is our Father, bwo guhamya ko Imana ari Data, to testify that we are righteous, guhamya ko turi abakiranutsi, to testify that we are holy, guhamya ko twera, to testify that Jesus took away all of our sin. guhamya ko Yesu yakuye ibyaha byacu byose. So those who received the Holy Spirit, Abakira umwuka wera they live as sons. babaho nk'abana, They live as children of God. babaho nk'abana b'Imana, They live testifying the work of Jesus. baba bahamya umurimo wa Yesu. That's why the Bible says that after we received salvation, we received the Holy Spirit. Impamvu Bibiliya ivuga ko tumaze kwakira agakiza twahawe umwuka wera, From then on, we are no longer slaves. ubwo ntituba tukiri imbata ukundi. Verse 7 says, therefore you are no longer a slave but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. Umurongo wa karindwi avuga ngo nicyo gituma utakiri imbata ahubwo uri umwana, kandi rero ubwo uri umwana uri n'umuragwa ubihawe n'Imana. Yes, when you were a child to your father, Ukiri umwana wa so, you were an heir to him, wari umuragwa we, because your father, whatever he has is also yours. kubera ko ibyo so afite byose ari n'ibyawe. Likewise, the children of God partake of all things of God. Kimwe nuko n'abana b'Imana nabo ari abaragwa b'iby'Imana byose. God is perfect, righteous, Imana irakiranuka kandi and iratunganye, his children also, they receive his righteousness. n'abana bayo rero baba barakiriye gukiranuka kwayo. God is holy, Imana irera, and his children also receive his holiness. n'abana bayo nabo bakiriye kwera kwayo. God is able, Imana irashoboye, and God gives the power, his almighty power to those who receive the salvation. abakira agakiza Imana ibaha imbaraga zayo zishobora byose. That's why God is telling you that you are a child, Niyo mpamvu Imana ikubwira ngo uri umwana, you are a son, uri umwana, and once you are a son, you are also an heir. uri umwana rero uri n'umuragwa. So God is ready to give you everything He has, Imana rero yiteguye kuguha ibyo ifite byose, but there is a problem. ariko ari ikibazo. Once you keep living with your thoughts, Gikomeza kubana ibitekerezo byawe, you cannot receive the inheritance God prepared for you. ntabwo ushobora kwakira umurage Imana yaguteguriye. Of course, nobody is perfect in what he does. Birumvikana ko nta muntu n'umwe utungana mu byo akora. Even people we see in the Bible, from time to time, they could see mistakes in their lives. N'abantu tubona muri Bibiliya rimwe na rimwe babibonagaho amakosa mu buzima bwabo. Some days back, our founder spoke about Peter. Mu bihe byahise fondateri wacu yavuze kuri Petero. One day, Peter denied Jesus. Umunsi umwe Petero yahakanye Yesu. After denying Jesus, he thought maybe the promise of God is cancelled. Amaze kwihakana Yesu aratekereje ati wenda isezerano ry'Imana ubu ngubu ryakuweho. Because Jesus had promised him to become the fisher of men. Kuko Yesu yari amusezeranije kuzamugira umurobyi w'abantu. But after he denied Jesus, he thought maybe Jesus will cancel the promise. Amaze kwihakana Yesu atekereje ko Yesu azakuraho rya sezerano. So he went back to fish. Yisubire mu burobyi. But Jesus went again to sea. Ariko Yesu yasubiyeyo ajya kumushaka na none. Until Jesus fulfilled his promise, Kugeza ubwo Yesu yasohozaga he isezerano rye. did leave Peter.
yigeze atererana petero. He kept on taking care of his heart. Yakomeje kwita ku mutima we, He kept on taking care of his life yakomeje kwita ku buzima bwe, until we can see Peter changing. kugeza tubonye petero ahinduka. In the book of Acts chapter 3, we can see Peter who changed already. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice bitatu tubona petero yaramaze guhinduka. There Peter realized that Jesus is in him. Petero ikigera yamenye ko Yesu ari muri we. And he met a lame at the gate of the temple. yahuye n'umuntu waramugaye wari uri ku irembo. There he told him, ikigera amubwira ati, I don't have silver, nta feza mfite, I don't have gold, nta n'izahabu mfite, but I have the name of Jesus of Nazareth in me. ariko mfite izina rya Yesu w'i Nazareti muri jye. So in his name, rise up and walk. Mu izina rye rero haguruka ugende. So this lame was able to receive the power, uwo muntu waramugaye ashoboye kubona imbaraga, and he rose up. urahaguruka. This was a great miracle in the eyes of people, iki cyaba gitangaza gikomeye mu maso y'abantu, and they were amazed to Peter. ariko byari bitangaza kuri petero. But Peter told them, ariko petero arababwira ati, it is not me who did it, si njye wabikoze, but there's Jesus who was in me, ahubwo ari Yesu uri muri jye, and through him I was able to command this lame to stand up. kandi binyuze muri we nashoboye gutegeka ikimuga kirahaguruka. So all of us, God made us his children twese rero Imana tugize abana bayo before we become children of God, mbere ko tuba abana b'Imana, before Jesus died on the cross for our sins. mbere ko Yesu apfira ku ibyaha byacu ku musaraba. He had only one son, yari afite umwana umwe gusa, Jesus. Yesu. But now ariko ubu there are many Jesus in different countries. hari ba Yesu benshi mu bihugu bitandukanye. Even you who is listening to the word of God, namwe muri kumva ijambo ry'Imana. God wants to make you the little Jesus where you are. Imana ishaka kugira Yesu muto aho uherereye. Because when Jesus was in this world, kuko Yesu akiri muri iyi si, God used his body. Imana akoresheje umubiri we, He used his body to preach the gospel. ikoresha umubiri we ibwiriza ubutumwa He bwiza, used his body to perform different miracles. yakoresha umubiri we ikora ibitangaza byinshi. Because God wanted to serve his people. kubera ko Imana yashatse gukorera abantu bayo, But now God wants to use your body. ariko ubu Imana ishaka gukoresha umubiri wawe. So once you confirm that you are perfect righteous, mu gihe umaze kumenya ko uri umukiranutsi w'intungane, once you confirm that your sins were taken away, umaze kumenya ko ibyaha byawe byakuweho, your heart is united with the heart of God. umutima wawe wiyuzuza umutima w'Imana, Your heart is connected with the heart of Jesus. umutima wawe uhuzwa n'umutima wa Yesu. And through the Holy Spirit, binyuze mu mwuka wera you become the little Jesus, uhinduka Yesu muto, and God starts to use your body. kandi Imana itangira gukoresha So I umubiri wawe. hope that you realize the will of God towards you. Nirigera kumenya ubushake bw'Imana kuri wowe. The reason why God saved us, icyatumye Imana idukiza, it's not that He wanted us just to live prodigal living, si uko ashaka ko tubaho ubuzima bw'umurara, just committing sins freely. twicumurira gusa twisanzuye, But God wanted to use our body. ahubwo Imana ashatse gukoresha umubiri yacu, But there was no way to use us ariko nta bundi buryo ari kudukoresha unless He made us His children. keretse tugize abana bayo. So God did it through Jesus. ibyo Imana yabikoze binyuze muri Yesu. Now you are holy. kuri ubu murera, Now you are righteous. umukiranutsi, There's not even a single sin in your life nta cyaha na kimwe kiri mu buzima bwawe which Jesus remained. icyo Yesu yasize. So stop sanctifying yourself. rero rekera aho kwiyeza, Instead, believe in the sanctification which was fulfilled by Jesus. ahubwo wizere kwezwa kwasojwe na Yesu Kristo. This faith will connect you with God. kwizera kuzaguhuza n'Imana, This faith will make you a son of God. kwizera kuzakugira umwana And w'Imana, this faith will make you an heir of God. kwizera kuzakugira umuragwa w'iby'Imana. And from that time, ubwo you can experience the works of God continuously until you meet Jesus again. uzakomeza kubona imirimo y'Imana igihe cyose kugeza wongeye guhura na Yesu nanone. I hope that you meditate about this one. ndi kuri ijambo rizirikana, I will speak up to here. kansoreze hano Please allow me to pray. usenge. Father God, we thank you. Mana data turagushimira, Tonight you have discovered that you made us your heirs. kuri mugoroba dutahuye kuba tugize abaragwa bawe, So you want to give us everything of yours, ushaka kuduha ibyawe byose so that you can use us as you used the blood of Jesus when he was on
this earth. kugira ngo dukoreshe nk'uko akoresha umubiri wa Yesu akira muri iyi si. So once we receive your power, we can be used by you. Mu gihe twakira imbaraga zawe dushobora gukoreshwa nawe. May you allow us to believe in the gospel of power. Dukundire kwizera ubutumwa bwiza bw'imbaraga. Not just gospel of words, Bitari ubutumwa bw'amagambo gusa, but the gospel of power, ahubwo ubutumwa bwiza bw'imbaraga, which makes us turn from serving idols but serving God. butuma dutera umugongo ibigirwamana tugakorera Imana. So allow all viewers to accept this gospel in their hearts. Kumvira abakurikiye bose bakira ubutumwa bwiza mu mitima yabo. In the name of Jesus I pray. Isenze nize mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Thank you. Murakoze.